Reka tubasuze cyane inshuti bakunzi ba Energy ivugira ku murongo wa 88 n'ibice 8 90 n'ibice 3 107 n'ibice 3 FM kaba radio y'ikitegererezo kiganiro kigamije kurwanya malaria ndetse no kuyirinda. Reka rero dutangire tubaha ikaze babibwire maze mumenye abo turi kumwe muri iki kiganiro. Mpere hano hafi yanjye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ndagijimana Deogratias, ndi umukozi wa PRO-FEMME TWESE HAMWE bufatanye na RBC ufite umushinga wo kurwanya malaria mu ntara y'Amajyaruguru, abankurikirana ibyo bikorwa ku rwego rw'intara. Murakoze cyane. Nitwa Zigirinshuti Ambroise, ndi umukozi mu bitaro bya Ruhengeri, abanshinzwe by'umwihariko kurwanya gukurikirana malaria. Cya kabiri ni gishinzwe igenamigambi no gukurikirana ibikorwa by'ubuvuzi mu karere ka Musanze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Gafishi Faustin, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rwaza mu karere ka Musanze. Abo ngabo rero nibo bashyitsi dufite hano muri studio zacu. Nanjye ugiye kuyobora kino kiganiro ndi Robert Sympathique Iyandemye. Iki kiganiro rero tugiye kwibanda ku ndwara ya malaria. Ngira ngo indwara ya malaria ni indwara buri munyarwanda wese atavuga ko yumvishe bwa mbere mu matwi ye, ndetse ni indwara ikomeye cyane kuko ihitana abaturarwanda benshi. Niyo mpamvu rero abantu babayihagurukiye, ndetse hakabaho no gutekereza uburyo hatangwa ubutumwa kandi bukagera ku bantu benshi muri rusange, kandi birashoboka abantu bafatanyije. Njya numva bavuga ngo abishyize hamwe nta kibananira ubumwe n'imbaraga. Niyo mpamvu rero tugiye guhera kuri Ndagijimana Deogratias. Abantu bakwirinda bate malaria? Murakoze cyane. Mbere wenda yuko ninjira ku kibazo mbajije, ndagira ngo wenda nsonera abantu PRO-FEMME icyo ari cyo. PRO-FEMME ni impuzamiryango ihuriza hamwe imiryango igera kuri 53, ikaba iharanira iterambere ry'umugore, kwimakaza umuco w'amahoro ndetse no kurwanya ihohoterwa ry'umugore. Yego. Rero igisubizo mbajije ni ikibazo cyiza cyane kandi umuntu wese yakibaza, ariko mbere ko ngisubiza none reka tubabwire ko malaria ihari. Wenda duhereye muri kano karere ka Musanze, ariko ubundi twahera kuri malaria nkuko warutangiye bivuga nibyo. Malaria bundi ni indwara ikiyandura itebiye. Malaria rero ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Plasmodium, kaba gakwirakwizwa n'umubu w'ingore witwa Anopheles. Turaza kubona mu kanya ibimenyetso n'uburyo ivurwa n'ibindi. Rero ndagira ngo subiza ikibazo wabanje umbaza uti se yakwirindwa gute? Mbere yo kwirinda ni ukumenya ko intari ari byo ngiye guheraho. Yego. Malaria irahari mu ntara y'Amajyaruguru. Wenda reka mpere muri aka karere ka Musanze turimo. Hari imirenge ubona izahajwe na malaria cyane muri iyi minsi. Harimo umurenge wa Nkotsi, hari ya Nyakinama n'umurenge wa Rwaza. Iyo ni imirenge ibiri muri Musanze ubona ko izahajwe na malaria. Cyane cyane ko muri iyi minsi umurenge wa Rwaza kugaragaza ko ufite abarwayi benshi ba malaria. Ari nacyo umuyobozi w'umurenge yari buze kugarukaho cyane cyane kujyanye n'umukangurambaga. Rero malaria uburyo yirindwa irimo ibice navuga nkaho ari bitatu. Yego. Icya mbere ni ukwirinda kuba warumwa n'umubu. Kwirinda kunwa mu rero ni ukuryama muri supernet. Yego. Cyangwa se n'ibindi bikoresho ukoresha kugira ngo n'ubundi buryo bwo kugira ngo umubu utakugiraho ukurume. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero ni ukwivuza hakiri kare. Iyo umuntu yivuje hakiri kare bigabanya amahirwe yuko iyo malaria iri muveho ikajya kundi muntu ikwirakwijwe na wa mubu. Iyo umubu kurumye uyifite urayijyana, noneho uwo mubu kongera ukajya kutera undi muntu. Noneho uburyo bwa gatatu ni ugukuraho ubwororokero bw'imibu. Ariko turi buze kugarukiraho ubwororokero bw'imibu n'iki, ni hano umubu ushobora gukurira. Ibizenga by'amazi mu binogo, ibikoresho byashaje abantu bajugunye, ahenshi babijugunya mu ntanzi z'urugo. Imvura iguye birekamwe amazi, noneho imibu ikaza gateramo amagi ikororokeramo. Cyane cyane rero ibizenga by'amazi nkaho bamumba amatafari, bamara gukora akazi kabo bagasiga ibinogo cyangwa se amazi aretse. Yego.
ayo mazi rero nayo ni ubwororokero bwiza bw'imibu, aho bacukura amabuye y'agaciro, aho amazi akunda kurega, aho hose amazi akwiye kugomororwa kugira ngo imibu utaza kubona aho yororokera, noneho bakuraho n'ibihuru aho imibu ishobora kwihisha. Cyangwa se abantu bafite uburyo bavoma amazi bakayabika, ayo mazi bakwiriye kuyapfundikira, kuko iyo utayapfundikiye imibu irayabona n'ubundi ikaza igateramo amagi. Nuko muri make turagenda tubigarukaho, ariko nibyo ngibyo biri mu buryo butatu bwo kwirinda malaria. Murakoze. Ariko hari ikindi kibazo nabaza, hari abantu bajya bavuga ngo ahantu hakonja, ngo ngino mu majyaruguru cyane cyane mu karere ka Musanze ngo harakonja, ngo nta malaria, bikaba byanatuma n'abantu birara. Nibyo koko? Ntago babishyiraho, hari aho bihuriye, ariko dufite ikibazo cy'uko muri no minsi hari ihindagurika ry'ikirere. Yego. Cyane nk'imvura ikagwa mu buryo budasanzwe, izuba rikava ryinshi n'ibindi byose. Cyane ikindi cya kabiri nuko imibu nayo ifite amayeri yo kugenda yihinduranya. Rero kuvuga ko akarere cyangwa se intara y'amajyaruguru ikonje nta malaria ihari, ibyo ni ukwibeshya cyane, kubera ibyo bintu mvuze haruguru, ihindagurika ry'ikirere ndetse n'uburyo imibu igenda yihinduranya. Ubu ngubu rwose byarahindutse cyane, malaria isigaye ihari kandi ubona ko n'ahantu hakonja irahari nyinshi. Bivuga ko rero hari imyumvire ikwiye guhinduka. Imyumvire ikwiye guhinduka n'ibyo rwose, kuko abantu bakwiriye kwitabira kurwanya malaria. Mwumvise ko aho turi kuvuga hano Musanze hari ahantu malaria igumeje kuzahaza, kandi ahantu hari mu hantu hakonja. Yego. Rero ibyo rwose ntago wakwizera ngo ahantu harakonja ngo nta malaria ihari. Irahari kubera ihindagurika ry'ikirere, nongere mbisubiremo, kubera n'ukuntu imibu noneho isigaye ihindura amayeri. Yego. Murakoze cyane. Reka tugane kuri Zigirinshuti Ambroise. Ko malaria yandura byenda tumaze kubyumva, ariko noneho hari ibimenyetso bya malaria. Ese ubundi malaria yo yabigira amoko? Murakoze cyane. Nabyo turabisubiramo nk'uko avuze yuko malaria ari indwara iterwa n'agakoko ka plasmodium injira mu maraso, itewe n'umubu w'ingore anopheles. Yego. Plasmodium igeze mu mubiri ni microbe yose igeze mu mubiri, haba umubiri ushaka kwirwanaho, ni umwanzi ugezemo, ari naho ihurira n'indwara nyinshi kuko agira umuriro. Yego. Indwara yatewe yageze mu mubiri aragira umuriro. Ni ikimenyetso kiza ku ndwara nyinshi, ariko bagombye kubimenya kuko mu bihugu byacu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara muri tropika, bavuga yuko ahantu hashyuha haba imibu, ubonye umuriro ni ikimenyetso wagombye kubanza gutekereza kuri malaria. Yego. Ikurikirana n'umutwe, bagucika intege, icyo gihe wagombye gutekereza malaria. Kandi dufite amahirwe ndashya nkomoza kuvura nk'uko mbwiye ko ivurwa. Yego. Igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga ku buryo umuntu wumvishe ibyo bimenyetso, umuriro, umutwe, gucika intege, ikizibakanwa, yagombye kujya ku umujyanama w'ubuzima. Afite igipimo cyo gupima akamenya malaria yoroheje, aricyo rwego rwa mbere rwa malaria. Malaria yoroheje ivurwa ku mujyanama w'ubuzima, kuri poste de santé, kuri dispensaire, kuri centre de santé. Aho ageze hose baramusuzuma, babona microbe mu maraso ye malaria, agahabwa imiti. Yego. Imiti ya malaria yoroheje. Igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga ndetse kirabyoroshya ku buryo buri cyiciro cy'imyaka bakoze icyitwa blister, baha umuntu ya doze ye yavurwa malaria agakira. None se mu buryo mugenda mugenzura ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu rwego rwo kurwanya malaria, cyane cyane urumva byaramanutse byegezwa hasi mu bajyanama b'ubuzima, mubona abaturage bafitiye icyizere abajyanama b'ubuzima ku buryo babagana nta nkomyi? Babafitiye icyizere, ariko hari aho koko bagiye bumva bajya kuri centre de santé, bajya kuri poste de santé. Nanabisubiramo wenda bwana executive yabivuga ko afite n'imibare ya za poste de santé. Ariko icyo tubakangurira, aho kugira ngo itinde malaria, ya malaria yoroheje, unywe ikinini watangira icyambere umunsi wa mbere ukaba urorohewe ukajya mu mirimo yawe. Niba utashye ufite uburimiro uvuye guhinga, umujyanama afite ibyo apimisha kuri poste de santé, nabyo bafite
test rapide ni nayo umujyanama afite. Yego. Malaria yoroheje yanyoye iyo miti irabaza mu minsi 3 iri kuri blister yerekana y'umwa mu gitondo nimugoroba ku buryo yavurwa n'umujyanama w'ubuzima agakira. Byakabaye byiza babagira ikizere kuko mu byo twifuza bavuwe neza bakavurwa kare. Icyambere ntabwo iyo microbe ari bushobore umubungu wikure ujyane ahandi iraba mu cyambere te bushobore kurwanya malaria. Yego. Rwego rwa mbere rwa malaria yoroheje ari nayo nyinshi kuko bayivuye yoroheje ntibabikomeye. Turajya ku rwego rwa kabiri rwa malaria yoroheje ariko yatangiye kugira ibimenyetso byo kuruka. Yego. Kuko iyo microbe igezemo igira ibyo bita trouble digestif igogora ku buryo atanya kwa yaruka yahitwa uri kuruka. Rero ntabwo ibinini biba bishoboye kumuvura. Cyo gihe ntitwifuza ntabwo muri recommandation ntavurwa ku rwego rw'umudugudu ku mujyanama ndetse no kuri poste de santé. Utwumva wese iyo yagize malaria afite ibyo bimenyetso ariko akaruka yagombye kujya kuri centre de santé. Ari na centre de santé imuha traitement ya mbere kama transfert nango ariko centre de santé ishoboye kuvura iyo malaria yoroheje ifite ibimenyetso byo kuruka bya trouble digestif. Yego. Kuruka nangwa guhitwa. Hakaza na malaria y'igikatu yo nta iyo yumvisha umuriro urengeje 39 n'ibice 5 n'igice kumererwa na kunanirwa guhagarara akaba icyo gihe utangiye kunegekara akaba yagira umuhondo akaba yagira kwereruka kw'intoke bigaragara ko amaraso yagabanutse. Uwo dusaba yuko avurirwa ku bitaro. Yageze kuri centre de santé bamuha transfert bwangu yihuse ariko bakamuvura icyo bita pre-transfer imiti ya mbere yibanze kugira ngo microbe gukomeza akaza ku bitaro akavurwa. Inkuru nziza nuko iravurwa uje kare urakira. Malaria ni indwara ivurwa igakira. Inkuru mbi nuko iyo utavuwe ni indwara yica. Ari nacyo gituma dushyiramo imbaraga kwa twicaye hano tuzenguruka mu midugudu tujya ku centre de santé. Twifuza yuko abantu bacu tutajya tubabura bishwe na malaria. Ariko hari nk'imibare yaba ihari y'abahitanwa na malaria kwijanisha. Ibyo turayifite ariko twibanze cyane umunsi twaje dufite imibare ya Musanze ari nayo twavuze mugenzi wacu ari bujyabara. Ariko imibare yaragiye izamuka cyane ku ndwara. Yego. Iyo tuvuze ngo habaye icyorezo mu busanzwe niyo imibare yiyongereye mu budasanzwe. Mu buryo budasanzwe. Uburyo budasanzwe kuko muri Musanze nkuko bavuga ngo hari amafu nyine ntabwo hashyuha cyane. Ntabwo hari malaria yarahabaga ariko igihe twarwanyije tugatanga inzitiramubu abaturage barabyumvishe nuko bari barazahaye na malaria barayikoresha malaria manuka ku buryo twavugaga ngo tujye muri elimination. None twagize niba ari byo twakwita nk'ibyago bameze nk'abayimenyereye ku buryo batari gukoresha inzitiramubu byagaragaye kuva mu kwa mbere byarazamutse. Yego. Mbere yo mu kwezi kwa 12 nta bantu 100 twagiraga ba malaria yoroheje. Kwana ndabara cyane malaria yoroheje intuza na malaria muri laboratoire ka twabonye za malaria mu kwa mbere no twatangiye kubona ibintu bibaye ibindi. Twagiraga munsi 100 tugize 200 twagize 238 mu kwa mbere mu karere kose. Tutajya ku bukangurambaga mu kwa kabiri no twagize amahirwe yo kubona PRO-FEMME twese hamwe dukorana inama ba executive ku nzego zose aho barwanya igenda 235 kwa gatatu 237 ariko bigeze mu kwa kane ba 261. Yego. Nabyo ntabwo byari bikanganye ariko uyu munsi hiyongereyeho 403 mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu konyine dusanga ari inkozi. Ikindi cyo twavugaga cy'impfu icyo gihe twagiraga bake ariko nko mu kwezi kwa 12 twatakaje abantu babiri. Kubera yari umubyeyi kuko ikunda kwibasira ababyeyi batwite nangwa byaye muri postpartum kuko habuza amaraso malaria yatwaye amaraso ye akaba hasize ubuzima n'umwana yaravuye muri za Murandi. Yego. Ariko nawe aza arembye cyane yanegakaye turi kumubura. Ubu twabuze abantu babiri mu kwa 12. Buno dufite abantu benshi ntabwo baraba ngo dutakaza abantu kuko bari kuvurwa ariko ni byiza ngo babimenye bavurwe kare. Ibyo navugaga rero ndashaka kugira ngo nshyire ku rwego
iyo turi kureba icyorezo tureba ni hehe turi gusanga muri aka karere mu murenge wa Rwaza ahitwa mu kagari ka Nyarubuye muri Nyarubuye mu kagari akagari ka Nyarubuye none Nyarubuye no mudugudu akagari kuri poste de santé niho twabariye abantu poste de santé yagize abantu 86 ku kwezi kumwe barwaye malaria 86 ariko mbere yaragiraga abantu 20 gusa tugiye dusanga mu mudugudu wa Nyagisozi Musana na Nyarugando nyine igiye gukubiba hafi cya kabiri cy'akarere kose biga yuko hari byabaye ngombwa ngo duhaguruke tugere no kuri site dusanga bafite ibidendezi byororokiramo imibu bya bindi byose twavuze bishobora kuba intandaro ya malaria yego tugenda tubereka imibu iri gukura isimbuka nabo ndetse abaturage batabaza ati wenda hari inkwa wacukuye gufatiramo amazi gushyiramo gushaka aho yakora amatafari ya rukarakara bikaba ngombwa rero yuko bagombye kurwanya kugira ngo malaria idakomeza kuba icyorezo gikomeye yego sindi butinde cyane icyo ndi burwane nsabye nk'ubutumwa no kugira ngo abantu bavurwe ikiri malaria yoroheje ahabwa umuti akanya gakira agakomeza n'imirimo ye yego yari malaria yoroheje yumvishe umuriro umutwe acitse intege aravuwa ako kanya ku mujyanama w'ubuzima nango ikigo nderabuzima kimwegeye nangwa poste de santé akomeza akazi ke ntatindi yego murakoze ibindi reka tugaruke rero ku munyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rwaza ni bwana Gafishi Faustin reka none mwebwe tubabaze uko ubukangurambaga ndetse no kurwanya malaria bikorwa aho malaria yaba yagaragaye. Murakoze cyane bwana Robert. Mu by'ukuri Rwaza n'umwe mu mirenge 15 igize akarere ka Musanze. Ni umurenge ufite utugari dutanu ukagira imidugudu 33. Yego. Ariko agace kagaragayemo iki cyorezo cya malaria ndacita icyorezo kuko twiwacu cyabaye icyorezo kubera ko ntabwo iyi mibare yari isanzwe. Yaba uhereye mu mwaka wa 2019 2020 ntabwo imibare yari myinshi cyane ariko uyu mwaka twatunguwe no kubona imibare izamuka cyane kugeza nkaho kuri centre de santé yitwa Rwaza iherereye mu kagari ka Kabushinge bakiriye kaza malaria guhera muri ku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kugeza mu kwa gatanu muri uyu mwaka ubwo ni mu gihe cy'amezi 5 amezi 5 bakiriye kese 67 z'abarwayi ba malaria hanyuma muri communauté iyo tuvuze muri communauté ni hahandi abajyanama b'ubuzima bapima abaturage ndetse bakanabavura kuko ibikoresho ni ya malaria Ambroise yavugaga yoroheje bakira kese 50 mu gihe poste de santé yitwa Musezero akona kandi kagari katari Nyarubuye yigeze gukomozaho yego nabo bakiriye kese 30 urumva ko byibuze kese zose hamwe zirarenga 148 muri icyo gihe cy'amezi 5 muri iki gihe cy'amezi 5 ufashe iyi misi yo kuva itariki ya mbere kugera ejo hashize kuri 14 iyi misi 14 y'ukwezi kwa gatandatu centre de santé ya Rwaza imaze kwakira kese 28 mu minsi 14 gusa mu minsi 14 gusa ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu ariko wareba kubera ko tukimara kubimenya ubundi kese yagaragaye cyane mu kwezi kwa kabiri gushira kwa gatatu ariko niho twibanze ku bukangurambaga bukomeye cyane iyi mibare yatangiye kugaragara haba poste de santé tugira ebyiri ndavuga muri la zone yego poste de santé ya Nyarubuye poste de santé ya Musezero mu murenge wose yego umurenge ndavuga gace kagaragayemo malaria ubundi ni utugari dutatu na akagari ka Nyarubuye harimo na poste de santé ya Nyarubuye yego na akagari ka Kabushinge karimo centre de santé ya Rwaza yego hakaba n'akagari ka Musezero gafite poste de santé ya Musezero yego aka gace impamvu ari naho hagaragaye kese ikomeye kuruta handi na agace kegereye umugezi wa Mukungwa Mukungwa ni umugezi ufite igishanga kigari cyane yenda sindi buze kwibuka ubuso bwacyo ariko ni igishanga kigari
ni umugezi uturuka ku rugabano rwacu na Burera ariko nanone ugakomeza ukaza kugera ndavuga ku gice cya Musanze ukagarukira ku murenge wa Nkotsi, ari naho hagaragaye ko imirenge ifite malaria ikomeye cyane ari Rwaza na Nkotsi. Aha kuri uyu mugezi ni umugezi ugira ibishanga igihe imvura yaguye nyinshi, igishanga cyegereye wa mugezi utemba amazi akareka kugeza ubwo ashobora kumaramo amezi 5 atari yakama. Yego. Ibi bigahuzwa nuko Rwaza ni igice gifite ubutaka bw'inombe, ubutaka buvamo amatafari, yaba amatanura atwikwamo amatafari ahiye, yaba no kubumba inkarakara. Ni igice gisapurayinga hafi umugi wose n'inkengero z'umugi mu myubakire. Yego. Byagaragaye ko rero ibinogo babumbiragamo amatafari hari ubwo batahitaga babisiba igihe hagaragaye imvura nyinshi, cyane ko Bwana Robert nk'uko mubizi iyi periode yagize imvura nyinshi. Yego. Aho ari naho hagaragaye kaya malaria ku rwego ruri hejuru. Byabaye ngombwa ko tukimara kumenya kese ko zabonetse dufatanije na centre de santé, poste de santé, abakozi b'umurenge n'utugari, abajyanama b'ubuzima n'imidugudu, twazengurutse ingo zose urugo ku rundi tureba ibintu bigera kuri 3. Tureba ko inzitiramibu bamuhaye ayiryamamo, ariko iki twatangajwe no kubona malaria yiyongera cyane kandi inzitiramibu bazikoresha. Tuzenguruka kuri bimwe umukozi wa PRO-FEMME yagaragaje kureba niba nta bikoresho biregama amazi bajugunye hafi y'ingo, nimba nta bihuru. Sinavuga ko haraho tutagiye tubisanga ariko twafatanije muri rusange tubikuraho. Ariko icyagaragaye igice kinini cy'imibare y'abantu bagiye bagaragarwaho n'ikaya malaria ni abakora mu binombe. Bivuze ngo bya binogo birekamo amazi. Ubukangurambaga rero twahise tubutangira tubukorera mu masibo. Mu masibo ku handa abantu babegeranye kandi baturanye. Mu masibo kubera ko hakugendewe ku cyorezo cya COVID kibigikunda ko dukoresha inteko z'abaturage, ariko dukorera mu masibo, tugakorera mu cyitwa imigoroba y'imiryango yasimbuye imigoroba y'ababyeyi. Yego. Iba buri cyumweru cya 3 cya buri kwezi. Ariko nanone dukomeza kwigisha haba kuri centre de santé abantu bose baje kuhivuriza tukabaha ubwo bukangurambaga. Yego. Muri make kugeza ubu ndatekereza ko imibare nubwo nagaragaje 28 muri iyi minsi igize ku kwezi, ariko ugereranije n'ukwezi kwa 5, ukwa 4 n'ukwa 3 urabona ko ubukangurambaga buri gutanga umusaruro. Bivuze ko hari imibare iri kugenda igabanuka. Twageraga kuri uyu munsi turi hejuru ya 60. Yego. Ariko uyu munsi kuba dufite 28 si bake, ariko nanone ubukangurambaga burakomeje dufatanije n'inzego zatowe. Ubu hari youth volunteers mu bukangurambaga bukorwa bwo kwirinda COVID n'icyo kwirinda malaria ntabwo tugisiga. Yego. Ubwo turacyakomeje ku bufatanye, ariko nanone n'uru rugendo rwakozwe yaba PRO-FEMME yaba ibitaro, natwe hari icyo byongera gukangurira abaturage. Ndizera ko mu gihe kiri imbere imibare zagabanuka ndetse byaba ngombwa tukayirandura. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Birumvikana ko rero hari ikiri gukorwa by'umwihariko mu murenge wa Rwaza muri utwo tugari 3, kuko cyumvikana mu magambo yose murimo kuvuga nuko nyine malaria igihe cyose umuntu yaba ativuje neza yanamuhitana. Reka rero tugaruke kuri Bwana Ndagijimana Deogratias, tumubaze noneho uko malaria ihagaze mu majyaruguru. Ubungubu kugeza ubu mu majyaruguru malaria ihagaze ite? Ese ni bande bazahazwa na malaria? Ni iki mwabwira abantu ku kijyanye no kwivuza hakiri kare? Murakoze cyane Bwana Robert. Ndagira ngo ngaruke uko malaria ihagaze mu ntara y'amajyaruguru. Intara y'amajyaruguru mu mibare usanga ifite 4% by'abarwayi ba malaria baboneka mu gihugu. Murumva ko ariyo mu ntara ugereje n'izindi ntara zose ko ariyo ifite abarwayi ba malaria bake byibura. Ariko intara y'amajyaruguru ifite imirenge izahazwa na malaria cyane. Nuvuga ngo imirenge yose ibonekamo malaria, ariko hari imirenge irushaho kuzazwa cyane na malaria. Iyo mirenge rero ni imirenge igera kuri 17. Hari imirenge ya Gicumbi, iyo bita Bukure, Giti, Mutete, Rukomo, Rwamiko, ahantu hazazwa cyane na malaria.
yego. Hanyuma Rulindo hari Buyoga, Masoro, Murambi, Ntarabana na Shyorongi, usanga nayo iyo mirenge izahajwe cyane na malaria. Hari Gakenke mu murenge wa Coko, Mataba, Muhondo, Rusasa na Ruri, ubu kongeraho imirenge iri muri Musanze ariwo Nkotsi ndetse na Rwaza. Iyo mirenge yose rero nibonekamo 76% bya malaria iboneka mu ntara y'Amajyaruguru. Ariko nanone ya mirenge usanga bya bintu byose twavuze birimo. Hariyo ubuhinzi bw'imiceri, hariyo ubucukuzi bwo mu by'agaciro, ibirombe, kubumba amatafari n'ibindi. Ariko si ibyo gusa, kuko iyo usuye ingo usanga abantu bagifite ubwororokero bw'imibu. Hari ibyobo abantu bacukura cyangwa se abahinzi bacukura kugira ngo bifate amazi adatwara ubutaka. Ibyo nabyo ugasanga ari ikibazo. Rero biriya byobo turasaba ko iyo wagicukuye ubuzuzamo amabuye kugira ngo amazi atareka, n'ubundi kirakomeza kigafata amazi nkuko wagicukuye ngo gifate amazi. Yego. Hanyuma rero hari abantu bazahazwa na malaria cyane nkuko twagiye tubigarukaho. Hari abagore batwite, hari abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse kongeraho n'abantu bakuru. Abo bantu rero iyo malaria bagezeho rwose irabazahaza cyane. Yego. Ndongera rero ngaruke muri bwa buryo bwo kwirinda, mwumvise ko navuze icyo kwivuza ariko kare. Kwivuza kare rero ni gute? Kwivuza kare ni ukwivuza ku mujyanama w'ubuzima umudugudu. Urugero nakadufata urugero. Umuhinzi nahingura agifite uburimiro ashobora kujya ku mujyanama w'ubuzima umudugudu we akamupimira malaria, yasanga ari malaria akamuha imiti. Uriya muhinzi birashoboka cyane yuko ejo mu gitondo ashobora gusubira mu murima akongera akajya guhinga. Yego. Ariko noneho dureke dufate uriya muhinzi utekereje kujya kwivuza ku kigo nderabuzima cyangwa kuri poste de santé. Yego. Ntabwo azararagiye. Buzaca mu gitondo yitegure agereyo, nagerayo atonda imirongo n'ibindi, ku buryo azajya gufata umuti wa malaria, ya malaria yamaze kuba malaria y'igikatu. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yivuje ku mujyanama w'ubuzima tuba twizeye ko avuwe neza kandi kare, birinze malaria y'igikatu kandi birinze impfu za malaria, kuko umuntu yicwa na malaria y'igikatu. Rero uko utinda kwivuza, wagira umuriro ukajya gushaka utunini tw'umutwe cyangwa se tw'umuriro kuri farumasi, icyo gihe ukongera amahirwe y'uko malaria ikuzahaza. Hari ikindi rero nza kugarukaho muri ntara y'Amajyaruguru. Nubwo dufite abantu bake barwara malaria ugeneje n'izindi ntara, ariko intara y'Amajyaruguru iza ku mwanya wa 2 mu kugira abarwayi ba malaria y'igikatu ndetse no gupfusha, kugira impfu nyinshi za malaria. Yego. Kubera iki rero? Ibyo bisobanuye ko abantu batinda kujya kwivuza malaria, bigatuma bagira malaria y'igikatu, ari nabyo bituma tugira impfu nyinshi. Ikindi nuko abantu batayimenyereye cyane ugereje n'izindi ntara. Yego. Noneho agatangira ntivuze, karatangira guteza kare izindi ndwara, ko bamuroze se n'urugero, agafatwa kujya mu bapfumu n'ibindi bituma tinda. Ibyo byose rero nkuko twavuze ko ushobora no gutinda ujya kwivuza ku bigo nderabuzima, wakwiye kwivuza mu mudugudu wawe ku mujyanama w'ubuzima ukavurwa kare. Ibyo byose bituma habaho kwivuza abantu bakirere, bigatuma habaho n'impfu nyinshi. Ubwo rero turashishikariza abantu kwivuza ku mujyanama w'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima bafite ubushobozi bwo kuvura, yaba kuvura abana bato ndetse n'abantu bakuru. Rero abantu twitabire kwivuza ku mujyanama w'ubuzima. Nongere ngaruke ku zindi ngamba, kuryama mu nzitiramibu buri joro ndetse no gukuraho ubwororokero bw'imibu nkuko twabuvuze mbere. Murakoze. Murakoze cyane. Reka Zigira inshuti nawe adufashe no kubijyanye no kwivuza hakiri kare. Urakoze cyane. Kwivuza hakiri kare rwose ubitindeho. Yego, urakoze cyane. Kwivuza mbere ya byose, iyo utekereje malaria, iyo ugize umuriro, iyo uri umutwe ukuriye, ni byiza kuvurwa ukajya kwa muganga. Umuti bakuvura byoroheje ako kanya ugakira iyo ari malaria yoroheje. Iyo utinze, malaria iriya plasmodium ifite uko yororoka amasaha 28 ibikubye kabiri.
za mikorobe mu mubiri niwo muriro mubona umuntu agira nijoro umuriro ku manywa akaba muzima kuko uko irekura za mikorobe mu mubiri niho uzamuka uko utinze umunsi umwe ibikubye kandi ijya mu nsoro ntuku zigaturika niho amaraso ubona umuntu yabuze amaraso. Yego. Ubwo rero ntabwo wabona mikorobe nangwa navuga umwanzi wageze mu mubiri umutindane. Iyo uvuwe ku gihe urakira kandi ntugire n'ingaruka. Ariko kutinda niko wazavurwa nangwa ukazasigarana ingaruka kubera kuba waratinze. Yego. Ariko ikindi nababwiye yuko haba malaria yoroheje watinda ikajya kugira ibimenyetso byo kuruka witwa ibimenyetso byoroheje nabyo ariko ikaba yajyana kuri malaria y'igikatu. Iyo yageze hahandi uri kuruka kukuvura biba bitoroshye kuba baguha imiti ukaruka. Yego. Icyo gihe bisaba muganga gutere inshinge guteza artesinate kugira ngo utawuruka none ibihagarara abone kugwa ya miti. Uba wagoye kuko ubwo kuvurwa biba bitaje guhenda. Yego. Ariko kuko nk'abanyarwanda nko mu gace kacu tuzi abantu iyo yagize iseseme akumva merewe nabi benshi batekereza ngo nabagizi ba nabi. Bangiriye nabi. Iyo agiye kwirogoza namwe mwumva imiti y'uburozi twese turayizi namwe twabonye umuntu bari kuyiha araruka arahitwa nako kanya kandi malaria ni ya complication. Umuntu afite iseseme umuhaye imiti yo kuruka biraba ngombwa yuko aba yamuhitana. Nicyo ahubwo baje batekereza kwanza kuvurwa gusuzumwa malaria ni ikintu cyoroshye bose arabizi n'abajyanama barabikora nasuzumwe malaria none amenye yuko atarwaye ahubwo malaria mu bindi yagombye kwanza gusuzumwa malaria biroroshye kandi mu ngamba zo kugira ngo turandure malaria nuko ivurwa kare. Umubu w'ingore uje kukurya wishakira amaraso ntabwo bushaka kujyana za mikorobe za malaria. Bavuwe ku gihe ntabwo izo niyo yarye iyo mibu yakurya ntabwo uzarwara malaria kuko itaguteye itazanye mikorobe. Ariko hari abarwaye mikorobe benshi no bari bwo badufite kuko buno hari abayirwaye izagenda ifate yanduza abandi. Rero twifuza yuko abantu bose wumva ameze afite ibimenyetso bya malaria yaza kuvurwa. Yageraho hafi hose hari poste de santé abajyanama hari centre de santé uburyo leta yabushizeho kugira ngo bavurwe. Yego. Twifuza rero kugira ngo malaria tuyigabanye ni indwara mbi kugira ngo ucike iranduke twifuza ubufatanye bwa buri rugo buri famille buri muntu yumve yuko malaria yagombye kwigabanya bishoboka. Yego. Ayirwanyirize mu rugo rwe arebe yuko bakoresha inzitiramubu neza ari bugororokera uko abukuyeho ku buryo twarandura malaria twayigabanya. Twe kuzagira babandi b'igikatu kuko kenshi twabonaga abo b'igikatu ari nabwo bwo baturi gutinya ko tugiye kujya muri high season yayo aho twagira ibyago byo kuzagira abafite malaria y'igikatu no gupfa. Murakoze cyane. Reka tugane no ku munyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rwaza no tumubaze kuko icyo bakora no bukangurambaga hari ubwo bakoze hari aho bugeze hari n'icyo bwatanze hari n'ibyo mu butanga ubu noneho murabona arihe mukwiye gushyira imbaraga mu kugira ngo mukangurira abantu nabo kwashyira imbaraga kugira ngo babe barwanya malaria. Murakoze bwana Robert. Ndagira ngo nkuko twatangiye dushima iki kiganiro n'ubu dukomeze dushime rwose iki kiganiro kizi igihe. Ndagira ngo nkomoze ku bintu bigera kuri 4 nihuta nsaba abanyarwaza nk'umurenge nyoboye ariko by'umwihariko n'abandi bavandimwe baba baturanye mu yindi mirenge. Ndagira ngo icyambere nongere nibutse mu bukangurambaga tumaze igihe dukora nsabe abajyanama b'ubuzima bongere bumve ko inshingano zabo ari ukwegera abaturage bababe hafi tuzenguruke ingo ku urugo kurundi. Yego. Intego ari ukureba ko inzitiramibu bahawe zitamanitse gusa ahubwo bazikoresha ku buriri bugize urugo cyangwa se buri mu rugo. Icya kabiri ndashishikariza kandi ndasaba abanyarwaza kugirira icyizere abajyanama b'ubuzima. Yego. N'abantu bahuguwe n'abantu bafite ubumenyi iyo agufashije hakiri kare ntabwo uremba ahubwo uvurirwa kuri centre de santé cyangwa nawe imiti afite n'ubumenyi afite akakuvurwa akiruka komeza imirimo yawe. Yego. Icya kabiri gikomeye ndasaba amasibo abayobozi babo bitwa ba mutwara sibo ni umuyobozi uyoboye abandi kandi mu by'ukuri
abaturage banyumve, isibo igizwe n'ingo zitari nyinshi, n'ingo hagati ya 15 na 20. Isibo igizwe n'ingo kuva kuri 15 kugeza kuri 20. Ingo ziri hasi ya 15 ntizigize isibo, ariko no hejuru ya 20 ziba zirengeje isibo. Amasibo rero arubakitse arahari, hanyuma amasibo akarema umudugudu. Yego, ndasaba bamutwara sibo kumva ko abaturage bahagarariye kandi bayoboye bakwiye kubaho ubuzima bwiza. Bityo ubukangurambaga tubukomeze, tubegere, tugere mu ngo zabo. Niyo waba wiriwe mu mirimo, kumenya ko ingo 15 zawe uhagarariye ziriwe, ukaba watanga raporo ufatanije n'umujyanama w'ubuzima. Ibi rwose ni ibintu byatworohera kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza. Yego, ikindi nza gusaba bakigarutseho abashinzwe ubuvuzi, ntabwo ngitindaho, nuko mu bukangurambaga tugiye gukomeza kwibanda ku miganda tumaze igihe dukora yo gutema ibihuru bikikije ingo, kureba niba nta binogo biri hafi aho ngaho, kugira ngo nanone igituma malaria yororoka iki nacyo tukirwanya. Ndaza gusoreza ku kintu gikomeye, nkuko nabigarutseho mu gice cya mbere, abanyarwaza imirimo minini ku gice cy'urubyiruko batunzwe n'imirimo yo guhinga no kubumba. Yego, cyane tugira amatanura menshi, tugira ababumba inkarakara zigurishwa, kandi nanone twegereye igishanga. Iyi midugudu yaje kwibandwaho cyane irimo malaria ku rwego ruri hejuru, mu kagari ka Kabushinge, umudugudu wa Busana, umudugudu wa Nyagisozi, umudugudu wa Nyarugando. Ni imidugudu imanuka neza igakora ku gishanga cy'umugezi wa Mukungu. Yego, nkaba mbashishikariza ntitwababuza kubumba, ariko nanone bamenye ko amagara ataguranwa amagana. Baba ba mbere bo kwirinda, ariko nanone nkuko abambanjirije babigarutseho, igihe yumva agize ikimenyetso cy'umuriro yikitiranya n'ibindi byose, niyegera ubuvuzi. Kumupima na amasegonda, nibyo mu rurimi rw'amahanga bavuga test rapide. Ni ikimenyetso gihita ni igisubizo gihita kiboneka ku kanya, bamenye uko bahagaze, hanyuma birinde. Kubw'ubufatanye rero mu nama dukora buri munsi, yaba zazinde zo mu masibo, yaba muri ya migoroba y'imiryango, ntabwo tuzahwema gushishikariza abaturage kwirinda malaria. Bona nubwo duturiye kiriya gishanga, ariko kwirinda biruta kwivuza. Murakoze cyane. Gusa ariko hagati aho naho hari ibitekerezo byinshi byamaze kutugeraho biciye ku rukuta rwacu rwa Facebook. Tugerageje kubinyuzamwo amaso, duhere kuri iki ngiki cy'uyu witwa Nuwamamaye, ati mwiriwe neza Energy Radio, ni Ndatimana ndiburera mu mwiko aho bita ku Kigina. Turi kumwe muri icyo kiganiro, kandi twe nk'abaturage dukomeje kwirinda malaria neza. Mbese twebwe nta kibazo, malaria tuyirinda neza. Ubwo ni mu gace kabo, reka twemere ko bo byenda bafite uko birinda malaria. Ati mwiriwe ni drone nanone yaje, ati ni Ndatimana ndiburera mu mwiko bita ku Kigina. No kuri twebwe dukomeje kwirinda malaria, dore nk'ubu twebwe dusiba ibinogo biri hafi y'urugo, kandi tugafunga amadirishya n'inzugi bugitangira kugoroba, kandi tukanaryama mu nzitira mibu iteye umuti. Mbese twebwe mu mwiko nta kibazo, dukomeje kuyirinda neza. Mu mwiko turi kumwe. Urumva we arimo gushima byinshi mu byo mwavuze warabyubahiriza, ubwo nabandi ni nacyo cyifuzo. Witwa Dominique Imanizabayo, mwiriwe neza. Ni Dominique Ikamubuga Gakenke. Ni ngombwa ko turwanya malaria dusiba ibinogo birekamwe amazi, dutema ibihuru, turyama mu nzitiramibu ikoranye umuti, tukibuka gufunga amadirishya bugorobye. Murakoze. Urumva ko hari ubukangurambaga bugenda bukorwa. Mugani Iradukunda Fidele, ni Fidele Iradukunda mu karere ka Burera mu murenge wa Gitovu. Ngewe ndagira inama abantu bose bacyugarijwe n'indwara ya malaria kwirinda gukoresha amazi yanduye, kandi bakaryama mu nzitiramibu. Ibyo rero ngo bizabafasha mu guhangana na malaria. Wasanga yarabikoze akaba yarayihashije, yarabashije kuyihashya. Bizimana Jean d'Amour, mwiriwe. Ni d'Amour Irubaga, turabakurikiye 5 kuri 5. Ariko murongo wa telefone tugiye kugerageza kwakira abantu. Bwana Ndagijimana Deogratias, ni kino no mwasaba abaturage batuye mu majyaruguru by'umwihariko ku kijyanye no kwirinda malaria ndetse no kuyivuza hakiri kare? Mu magambo make dusoza. Murakoze cyane. Icyo mbasaba ni ukutirara, kuko malaria irahari. Tugakoresha neza inzitiramibu, twegeramo buri joro, tugakuraho ubwororokero bw'imibu ndetse n'ubwihisho bw'imibu.
ikindi ni ukwivuza hakiri kare. Kwivuza hakiri kare rero ni ukwivuza ku mujyanama w'ubuzima. Murakoze cyane. Ni byiza kubagana. Zigira inshuti Ambroise, muri rusange ku bijyanye no kwivuza ni iki mwasoza mubwira abantu? Murakoze cyane. Kwivuza nk'uko nabisubiyemo ni ukwivuza kare, ucyumva wese abonye ikimenyetso cy'umuriro, kuko nicyo kimenyetso cya mbere, umutwe gucika intege, kugira ikizibakanwa, twese malaria tumaze kwimenya nuko yaje kwa muganga akivuza. Ariko nshyireho ikindi, kuko twatanze inzitiramubu, Leta y'u Rwanda ikunda abaturage, yateganyije inzitiramubu, ndetse turasaba cyane nko mu murenge wa Rwaza hagaragaye icyorezo, twanabisabye abajyanama abacikanywe nango bagize n'ikibazo cy'inzitiramubu bongere babarurwe, tubahe inzitiramubu, kuko tudashaka ngo twongere kugira icyorezo abantu bahore ku gasambi be gukora, kuko Leta y'u Rwanda yishyiramo imbaraga bari kurwanya ubukene. Umuntu wiriwe arwaye yiriwe mu rugo ntacyo byamumarira, nangwa bose umuryango ukaba uri ku gasambi. Ahubwo twese kabitsamuye turwanye malaria, tujye turwara izindi ndwara, ariko kubona umuntu yicwa n'umubu akantu katagira uko kangana, buri muntu yagombye kubirwanya. Yego. Ubwo rero imiti irahari inzego zose, kandi twiteguye kubavura ku gihe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hari ubutumwa hano ntagena ntavuzeho, hari ugize ati mwiriwe ni Damiye ku Gitesanyi, ibyo muvuga nibyo, kwivuza hakiri kare. Nari mfuye ku mpamvu zo kutajya kwa muganga kare. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Gafish Faustin, n'ubwe bukangurambaga mwakorera abaturage cyangwa se mugiye gushyira mu imbaraga? Murakoze cyane. Nk'uko abambanjirije bari babigarutseho, ndetse nanone nshingiye kuri ubwo butumwa bw'umuvandimwe usomye agaragaza ko we yarapfuye yativuza, ndashishikariza abaturage guhindura imyumvire. Titugendere kuri ya myumvire yo kumva ko ahantu hakonja hataba malaria. Malaria nk'uko babigaragaje iterwa n'umubu, umubu uraguruka, umubu twamaze kubona ibyo wororokeramo. Rwose iyi myumvire yo kumva ko dutuye mu ntanzi z'ibirunga ahantu hakonje hari amafu, ntabwo ari byo. Abantu nibumve ko malaria itwugarije, hanyuma ugaragaje ibimenyetso wese yikwihutira kujya mu myumvire y'abamushuka, ahubwo nagane abafite ubumenyi bahuguriwe mu buvuzi, ndavuga abajyanama b'ubuzima bamwegereye. Ariko nanone niba mukurikiranira hafi bizatuma ataremba. Nanone niyumva akomeje kugira ibindi bimenyetso, yego ngana ku musozo, ni ikinavugaga niduhindura imyumvire, twumve ko twugarijwe, hanyuma twugarire. Turugarijwe, nibareke twugarire, dufatanije twese hamwe malaria tuzayirandura. Kandi ngira ngo nsabe abajyanama b'ubuzima, amasibo, imidugudu, abagitifu butugari, abaturage muri rusange, inzego z'urubyiruko n'aba bantu bakora mu binombe, mureke dufatanye, hanyuma icyari kitwugarije twugarire, tugihashye, malaria izacike iwacu. Ntabwo dutewe ishema no kuba turi mu mirenge iri mu rwego rufite imibare iri hejuru cyane, kandi nyamara uyu muvandimwe ugaragaje ngo kwivuza mbere byatumye malaria ayikira. Ndagira ngo yarapfuye abaturage banyumve rwose, reka ikimenyetso kigaragaye duhere mu kwirinda, ariko nanone nihagaragara ikimenyetso tugane inzego z'ubuzima hakiri kare, bityo turandure malaria, yaba mu murenge wa Rwaza n'ahandi hatwegereye, bizatuma no mu karere ka Musanze n'intara y'Amajyaruguru malaria icika burundu. Murakoze cyane. Reka rero dushimire abari bateze amatwi kino kiganiro, tugeze ku musozo. Rero twizere yuko abari badukurikiye hari byinshi bungukiyemo. Reka dushimire abatwerereje ibitekerezo, abagerageje kuduhamagara, hari abo byakunze nabo bitakunze. Dushimire kandi n'abadukurikiye bicecekeye. Mwese turabashimiye. Reka ngushimire cyane Bwana Ndagijimana Deogratias. Murakoze cyane Bwana Robert. Reka ngushimire cyane nawe Zigira inshuti Ambroise kubwo kwitabira iki kiganiro. Nawe Gafish Faustin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rwaza, turabashimiye kwitabira kino kiganiro. Murakoze cyane Robert yandemye sympatique. Yego, ndetse n'ikindi gihe tuzabakenera hano muzagaruke ni karibu, iwacu haragendwa. Murakoze cyane. Nanjye rero wiyoboye iki kiganiro nari Robert sympatique iyandemye. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza mukurikira ibiganiro Energy Radio yabateguriye.